nimba uri mu rukundo cyangwa bitegura kurujyamo, dore amagambo meza cyane wabwira umuntu mukundana akabona yuko akunzwe bya nyabyo, amagambo aryoheye amatwi kandi anyuze umutima, amagambo yubaka urukundo amwe arenze cyane. Nimba muri kuganira n'umukunzi wawe, nyuzamo umubwire ngo nta munsi n'umwe ushobora gutambuka, nta munsi n'umwe ushobora gushira ndatekereje ukuntu ubuzima bwanjye bwabaye bwiza kuva wabuzamo. Oh my god, iryo jambo waribwira umukobwa, waribwira umuhungu, yumva ko nyine akunzwe bya nyabyo. Aya magambo ni meza cyane mu rukundo. Mu gihe muri kuganira, mubwira ijambo rigira rite umukunzi wanjye, umuntu ufite umwanya udasanzwe mu buzima bwanjye, kuba ngo ufite nimwe mu mpano nziza ubuzima bwaba bwarampaye kuva nabaho. Oh my god, uzi kubwira umuntu ngo uri umuntu ufite umwanya udasanzwe mu buzima bwanjye, ni wowe mpano idasanzwe ubuzima bwampaye kuva nabaho. Iryo jambo rero ritandukanye no kuvuga ngo ndagukunda, ibyo ni bisanzwe, ariko ayo magambo ntabwo abwirwa buri wese, nta nubwo yumvwa na buri wese. So rero iyo ubwiye umuntu iryo jambo yumva ko akunzwe, bikamuremamo icyizere, n'iyo ari mu kazi, yari kwiga, ahantu hose ari abatekereza iryo jambo wamubwiye, ntabwo rishobora kumuva mu matwi. Mujye mumenya kubwira abana bakunzi banyu amagambo meza. Niyo washwanye n'umuntu ariko akibuka amagambo wamubwiraga, amagambo mubwira bimugarura icyizere, bigatuma agaruka mu murongo vuba. Nimba yari yakurakariye akibuka yuko burya unamukunda, aya magambo ntabwo amuva mu bwonko, amuguma mu mutwe. Irindi jambo wamubwira mu gihe muri kuganira, mubwire ngo iyo ndi kumwe nawe mba afite amahoro, utuma ntuza mu buryo butagereranywa. Oh my god, iyo mubwiye iryo jambo arabifilinga fresh cyane, akumva ko nyine iyo muri kumwe uba utuje, nta kindi utekereza, ibibazo byawe bishyize ku ruhande, niwe wenyine ubutekereza, yumva ko nyine afite agaciro gakomeye ku buzima bwawe, and then agakora ibishoboka byose kugira ngo atazakubura. Iryo jambo waribwira umukobwa cyangwa ukaribwira umusore bitewe n'uriwe. Ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Mujye mumenya ko ibiganiro ari byo byubaka urukundo. Mu gihe muganira n'umukunzi, mujye mugeraho mubwirana amagambo meza. Ibi ngibi ntibimubwire ku murongo widudubize, mujye no kuganira, nyuzamo urivuge, nihashira kandi kanya unyuzemo urivuge. Irindi jambo ryiza cyane ryoheye amatwi wabwira umukunzi wawe akumva arakunzwe cyane bya nyabyo, umubwire ngo ndagukunda kandi ngukundira uwo uri wese, ngukundira icyo ufite cyangwa icyo ushobora kumpa. Bituma yumva yuko nyine kubera yuko impamvu muri kumwe, ntago agukundira ibyo utunze cyangwa ibyo ushobora kumuhereza, ntago agukundira ko muryamana, ntago agukundira ko muha amafaranga, ibintu nk'ibyo ngibyo bitewe n'uriwe, ande bibaka icyizere gikomeye cyane mu rukundo rwanyu. Erega mwese bamuteretana, nta n'umwe ubutereta undi, ntago umusore atereta umukobwa, umukobwa adatereta, mwese bamuteretana. So rero muba mugomba kubwirana amagambo meza yubaka urukundo kandi aryoheye amatwi. Irindi jambo ryiza cyane ryubaka urukundo kandi ryoheye amatwi, mugire ubugana n'umukunzi wawe, mubwire ngo buri munsi umpa impamvu yo kumwenyura no kwizera ko ejo hashobora kuba heza kurushaho. Yumva ko nyine atuma umunsi wawe ugenda neza, cyangwa se utuma umunsi ugenda neza cyane. So that's a great others. Irindi jambo ryiza cyane ryakitwa umutoma wabwira umukunzi wawe, mu gihe muri kuganira, mubwire ngo sinifuza umuntu w'intungane muri buno buzima kubera ko nta n'umugabo, ahubwo nifuza umutima wawe kubera ko unyura umutima wanjye. Yumva yuko nyine utari wa muntu wizera yuko umuntu mukundana agomba kuba perfect, kandi nta perfect ubaho. Ahita yumva yuko nubwo mukundana ariko uzi neza yuko mu rukundo hagomba kubaho ibintu bibi n'ibyiza, ariko nyuma y'ibyo byose hakaza urukundo rugatsinda byose. Yaba yumva ko wizera icyo kintu, bikamufasha nyine kubona yuko ufite ubwenge bwinshi cyane mu rukundo kandi usobanutse. Amagambo meza y'imitoma aryoshye ariko ifite ishingiro yubaka urukundo rw'ejo hazaza. Apana bya bindi bya ndagukunda nk'ubuze napfa, ibintu nk'ibyo ngibyo bidafite umumaro nawe. Irindi jambo wamubwira mu gihe muri kuganira, mubwira ngo ni wowe muntu wanyeretse urukundo rwa nyarwo, rutuje, rufite intego kandi rwubahana. Icyo gihe umubwiye ayo magambo arakomeye cyane. Urukundo rwa nyarwo, rwubahana, rufite intego kandi rutuje, abona yuko nyine urukundo agukunda, ubona ko rufite intego, rufite icyerekezo, rutuje, rudasakuza kandi rwubahana. Kandi ko kubahana nako kaba kaje uvuze amagambo afite ubusobanuro bunini cyane ariko magufiya akubiye mu nteruro imwe gusa. Irindi jambo ryiza cyane ryoheye amatwi wabwira umukunzi wawe, mubwire ngo ijwi ryawe rirampumuriza, inseko yawe ikanyereka yuko umunsi ushobora kuba mwiza mu kanya nk'ako guhombya. Oh my god, can you imagine umuntu akubwiye ayo magambo, ariko umuntu mukundana nyine, umuntu ukunda bya nyabyo akakubwira ayo magambo, nyine bihita byumvikanisha yuko ijwi ryawe kuryumva byonyine bimumara stress, afite ibibazo biragabanuka kubera yuko muri hafi, kubera ko wamuhamagaye, kubera ko mwicaranye, ibintu nk'ibyo byose. And then inseko yawe ishobora gutuma umunsi uba mwiza mu kanya nk'ako guhombya, bikazajya bituma atagira isoni zo kuba yamwenyura mu gihe muri kumwe, akumva yuko nyine unyuzwe n'iyo moment arimo araseka. So rero ibyo bintu ni byiza cyane kandi biryoheye amatwi kandi binanyuza umutima. Ayo magambo ni meza pe. Buriya icyo umuntu yaguha cyose, icyo yabatunze cyose, aba agomba no kuza nk'umwanya wo kuryoherwa n'ibyo muvuga n'amagambo muvuga, kubera yuko biri mu bintu bigira uruhare rukomeye cyane mu kubaka urukundo. Amagambo asohoka mu kanwa k'umuntu ashobora kuba impamvu yo gusenya urukundo no kurwubaka. So aya ngayo rero nayo ni meza cyane. Irindi jambo rikomeye cyane wabwira umuntu mukundana, bikamurema nk'icyizere cy'uko mukundana bya nyabyo,
bigatuma yizerera mu rukundo muri kumwe. Mu gihe muri kuganira wamubwira ngo chere, ndagushimira cyane kuba wubaha amarangamutima yanjye kandi ukaba unyereka urukundo mu bikorwa ndetse no mu magambo. Iryo jambo naryo ni ryiza cyane kandi rinyuza amatwi, kandi nawe bari kubwira rwose wakumva wishimye pe. Ndagushimira cyane kuba wubaha amarangamutima yanjye kandi ukaba unyereka urukundo rwa nyabwo mu bikorwa ndetse no mu magambo. No kuvuga ngo nyine arakubona mu byo uvuga, urukundo arabona mu byo uvuga, akanarubona mu byo ukora. Hose ahabona urukundo mu bikorwa ndetse no mu byo uvuga, hose ahabona urukundo rwa nyarwo kandi rufite intego. Iryo jambo ni ryiza cyane, ryagira uruhare mu kubaka urukundo no kurema icyizere hagati yanyu. Irindi jambo rikomeye cyane wabwira umukunzi wawe mu gihe muri kumwe kandi rinyuza umutima, ryakitwa nk'umutoma ariko ufite intego, pana ya mitoma y'abana. Mubwire ngo nshimishwa no kubona iterambere ryawe kubera ko ibyishimo byawe nabyo bintera ibyishimo. Oh my god, iterambere ryawe nkunda kuribona kubera ko iyo wishimye nabyo biri mu bintu bintera ibyishimo. Oh my god, iyo jambo riraryoshye uzaribwira umukunzi wawe. Irindi jambo wabwira umukunzi wawe ryiza cyane kandi riryoheye amatwi mu gihe muri kuganira, mubwire ngo nubwo ibihe byahinduka byiza cyangwa bibi, biba byumvikana yuko muri kumwe cyangwa mutakiri kumwe, then ukamubwira ati intego mfite kano kanya ni ukukwereka urukundo rwa nyarwo kandi rundimo, rufite icyerekezo kandi n'intego. Ndagukunda cyane. Ndabibutsa yuko aya magambo impamvu yubaka urukundo ari meza. Amagambo ntago yumvwa na buri wese. Ubwo se aya magambo yumva ryari? Aya magambo ntabwo yumvwa na buri muntu wese ubonetse. Amagambo ntago ari umuntu wese uyavuga. Ubwo so yumva ryari? Aya magambo yumva na sheri wawe ryari uvugishije ukuri. Ntabwo heruka kuyumva. Wumva amagambo yuko ndagukunda n'utundi tugambo turi sweetest, ariko aya ngaya rwose ntabwo ugiyumva pe. Niyo mpamvu aya magambo ashobora kugira uruhare mu kubaka urukundo gukomeye kandi rufite intego. Aya magambo mujye muyibuka muyabwirane. Nimba unkunda bya nyabyo ukaba ukunze ino video pe, ntabwo wambwira ngo urankunda ukunda video and then ukaba udashobora kujya kuri YouTube yanjye yitwa Ujeneza TV ngo kande subscribe, ujye kuri Instagram yanjye yitwa Ujeneza Video akaronko and then ngo kore follow, utiye tubana ibiganiro bya buri munsi. Nimba unkunda show me some love, kanda follow kuri TikTok, kanda follow kuri Instagram, kanda subscribe kuri YouTube channel yanjye yitwa Ujeneza Video. Ndabakunda cyane pe. Video wanyu umusore w'ubwenge n'ubwiza bwuzuye Imana. Ndabakunda cyane. Peace, open love.